umwe mu biyemeje kuruka ubwo burozi ni Akana Alice, akaba ari gutorezwa mu isibo ya munani yitwa ubworoherane. Amaze imyaka 21 mu Bubiligi. Mbere ya jenoside yakorewe Abatutsi, ise umubyara yari umusirikare, ministre ndetse aba n'umudepite. Nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi, ntabwo Akana Alice yahigwaga, yahise ajya mu Bubiligi. Uyu munsi amaze gufata icyemezo cyo gutozwa. Ndavuga ariko ngewe de shuwa yanjye ntago nshobora gutera ibuye ahantu njisha igisabo. Igihugu cyanjye uragituye gutera ibuye nta akamaro ni igihomba. Akana Alice avuga ko yakunze kumva abavuga nabi itorero, akavuga ko iminsi amaze hari uburozi amaze kuruka, kuko yamaze no kuzana umuryango we gutura mu Rwanda. Akaba yifuza ko abana be bareka kwitwa abanyamahanga. Umubyeyi ni ugenda uko abana bazitwara. Rero iyo ubonye umuyobozi umeze kuri ufite ibitekerezo bimeze kuri uhitubona intambwe z'abana uko bazagenda bakurikiraho. Nje mbona aba bana bikomeje gutya, ndabona ko n'isi izagiza kutubaza hari amabigenje gute, ari muri Rwanda babigenza bate, kuko nanjye ni ikintu uyu munsi nibwo bwa mbere mbonye uburemere bwabyo. Mu Bubiligi nayo ifite agafaranga kinjira, narakaretse agafaranga ndasimbuka kugira ngo abana banje bave ku icyo cyapa kivuga ngo uri impunzi, umwana wanje w'umuhungu abahutu barishe ibintu nk'ibyo. Oya, umwana wanje ubungubu amaze kumbona ku mafoto ndi kumwe na muzehe yahise asimbuka aranyandikira ngo nanjye ndatashye. Umwe mu bo tutifuje kuvuga amazina ye yakoranye